rigitamo mwarangiza ngo abantu bazubaka ngo wakubaga bro naho twari amabuye twari amatafari. So haraza gukumira ibi byaha uyu mukobwa atarashyira ubwambure bw'aba bantu bafite amazina hanze nkuko yashyize ubwe hanze, kandi ibi ni ibintu yashatse gukora kuva mu mezi anashize. Ba nyir'ubwite sinzi niba baragize ubwoba bwo kumubuza cyangwa baramubwiye. Niba baramubwiye ni byiza, ariko impamvu mbivuga gutyo ndashaka mwitegereze. Sinjyavuga ibintu ntafitiye amakuru, nta nubwo ntabwo mwebwe ahanga ndi kuvuga. Nzi ko mu bantu muri mahanga muri iyi space abantu 560 turi kumwe muri space hashobora kuba harimo abantu babiri bonyine bashobora kugira ikintu bakora kuri iyi case cyangwa kuri ibi bintu n'iyi space. Abandi mwese ndi kubona mumeze nk'amafantome, ntabwo mubarwa. Sinkururwa n'umubare w'abantu benshi, nkururwa n'umuntu ushobora kugira ikintu akora ku bintu. Bakumire uyu mukobwa atarashyira umwanda hanze kuko yafashe aya mashusho ba nyir'ubwite batabizi. Bitandukanye n'ibingi bari kwibwirira mugenzi we ngo na yesitare kamera. Iyi nkuru rero mushobora kuvuga atari ko si ibyo bintu ngo dufata ari kuvuga biri hehe. Birahari. Ejo nashatse gushyira umugongo hano w'uwo muntu ku mavideo makeya uyu mukobwa yashyize hanze y'aba bantu bafite izina. Bashaka kureba inkuru nyamukuru ndabasaba benshi mose kuri iyi mihanda ibaho ingeri zose kuvugira ahangaha kuri X baganiye ku bihe bintu, baganiye kuziye conversation. Hanyuma wowe Mrs X, reka nkugire umukobwa Mrs X, uyu mukobwa kubera iki aya masaha agenda yigamba ko uramutse umweretse ko udashobora ko utakimukeneye cyangwa aguhamagaye ntugire service umurangiriza yahita kurangiza? Ni ibiki byawe afite? Saba ibyo bintu byawe afite bihagarikwe kuko ufite izina rikomeye ridashobora kwangirika gutyo. I'm telling you. Mwebwe mujya mubona ibintu bikaza mukabibona bimaze. Umuntu wabimbwiye ejo ari hano, umuntu wambwiye ibi biboro abimpa, nakubwiye ngo iki? Narakubwiye ibingibi bimaranye hafi iminsi 7 ntago nkeneye kubireba. Ibingibi byaciye ibintu. Nakubwiye ngo iki twandikirana, nakubwiye nti ibi bintu ndabifite. Ibingibi babimpaye bimaze iminsi, ahubwo hari ibindi bishobora kugira ingaruka. Uyu nguyu wo witaye hanze, abangaba bifashe ubwambure bakabujugunya hanze bakabusakaza. Ni gute umbwira ngo umuntu yifata akavuga ati ngiye gufata video, akamubwira ati woya estara kamera yesitara uyishyireho fresh? Ibingibi byo ntegereza ko ubwambure bwabo nibo babwisakarije kuko babufashe babugambiriye. Icyo ni kimwe. Ibingibi tubyihorere tuveyo. Ngiye nta nubwo shaka kuvuga kuri ibi bibora nabonye by'umwanda. Ibingibi I have nothing to say about it, kuko mwebwe murabivugaho cyane kuko mwe mubibonye ubu, ariko ibingibi byangezeho zamani. Ngiyewe ngira ubwoba kuko nari mfite amakuru kuri uyu mukobwa, ibyo yashakaga n'ibyo yaragambiriye gukorera umuntu uyu X, uyu Mrs X. Kandi ibi bintu yafashe Mrs X biri hanze. Uyu mukobwa ntabwo arabirekura ngo abitange, ariko nyuma yo gutanga ibye n'ibyo abandi araza kubirekura. Kandi mu byari buze kurekura dufitemo izina rya Mrs X riri buze kwangirikira kandi bidakwiye, kandi atarabigizemo uruhare kubifata, kuko uyu nguyu yabifashe kugira ngo amugumane. Uyu mukobwa habeho gukumira icyaka itaraba. Uyu mukobwa ibi bintu bya Mrs X afite abireke kubitanga. X ashobora kuba yarihagazeho akanga kwerekana ko hari ikibazo, ariko ngiyeho nkimara kubona amakuru muri ayo mezi 4 negereye uyu mukobwa Mrs X,
ndamubwira nti mfite ubutumwa ariko ubwo ruvuye kwa Y kandi Y amwita umwanzi we. X wowe ndabizi kuri buze kumva bino bintu Mrs X ibi bintu wabiteye utwatsi, but for your information your videos they are out, bikumire bitaragasakara. Urabizi ko yagushyize mu kamashu iki gikobwa. Uyu mukobwa nta keza ke nta nicyo mwebwe mubibonye ubwo mushobora kuvuga ngo yango yari under influence, yari under influence. Hanyuma ibi ngibi byo mu mezi ane ndi kubabwira, yagiye agashaka umuntu uyu nguyu Mr Y ni umuntu utari mwendre, ni umuntu nawe ufite izina. Niyo mpamvu uyu mukobwa yagiye kumureba ashaka kumenyana nawe. Cyakora amatiku aragurwa. Wabwangatiwe uri ahangaha ukora iki? We Uwase Ange, iyo uvuze ngo amatiku uri ahangaha ubyagiye uhakora iki? Watumuka uhabagira ukagenda. Hanyuma wowe Uwase Berize, ahangaha turi mu rukiko washanowe ku buryo uvuga ngo baravuga ibintu bidafite ibimenyetso. Ahangaha turi mu rukiko nta soni. Byagira wumve cyangwa utumuke ugende, ntimukaze kuntera iseseme. Urumva mujye muri kubwo bugoryi. We Lucky, mute your mic. Lucky, mute your mic. Mutinga mic yawe, mwandikemo ijambo nice. Nimurangiza kwandikamo ijambo nice, muhana amagift hagati yanyu kugira ngo live ibe trend kandi munayisharinga ahantu henshi. Okay, ahangaha tuvuyeyo, ahangaha tuvuyeyo. Hey, mama mbega Emeline. Ngo rero ntituvuga amazina ye, ntituvuga amazina ye nyuma yuko wait a second, ese iri, give me a second. Murashingira kuki ngo abantu bavuga amazina y'umuntu, amazina nyir'ubwite yaritangiye uburenganzira bwo gufata video. Ahangaha mwebwe muri kuri izi video, mwebwe muri kureba ibi. So rero before we go far away, Mrs. or Mr. X yo noneho iki gikorwa ni igicuyi cyabwiye abantu ndapfuye cyaragiye kibwira abantu ngo Mrs. X ngo niwe muntu w'umunebwe ufite agatsina gato, ngo ariyo mpamvu bamwise Mrs. or Mr. Head. Abakobwa b'i Kigali ni ibitangaza. Urumva ngo afite agapi gato ngo ni Mrs. X. Iyi Mrs. X ngo afite agapi gato ngo ni Mr. ngo bamuhaye akazina ka Mr. or Mrs. Head ngo atanga umutwe batanga head fo ngo kuko ngo bigeze muri gahunda iyo bigeze muri gahunda urumva ngo ni iminota ibiri ngo bakunje amano. Ngo rero ngo agomba ngo bamwise Mrs. or Mr. Head atanga agatwe kubi.
urumva, ngo afata umwana akamucakaraza akoresheje umutwe, ngo nyuma ngo akamanuka ngo par seconde, urumva. So tugaruke gatoya rero, tugaruke gato, ibi ngibi byo nyir'ubwite bishyiriye hanze tubirenze amaso, tubyihorere, ntitunabisakaze, ba nyirabyo baze kubiryozwa babibazwe ku giti cyabo, ariko twe ntitubigiremo uruhare. Icyo ni kimwe. De turabwira abantu ko uyu Emeline hari ibintu cyangwa hari amafoto amavideo yafashe umuntu bahuye, twahaye izina rya Misezi X, kandi ufite izina rikomeye, arangije amufata amavideo aja kuyacuruza mu bantu batavuga rumwe na Misezi X. Reka mbivuge mu mazina yabyo. Bagezeyo abangaba twahaye amazina ya Y. Uyu Y yabonye bebe kuvuga ku mwanzi we cyangwa ko batavuga kimwe, Misezi X. Uyu Mr cyangwa Misezi Y arampamagara arambwira ati Godfather, ndabizi ko ushobora kubona uburyo wavugana na Misezi X, mubwire ko uyu mukobwa Emeline agiye kumukorera inkono ishyushye. Ibi ngiye kubabwira byabaye mu mezi anashize. Nahamagaye Misezi X, namubwira nti urapfuye bimeze uko. Arambwira ati ayo makuru yavanye Godfather. Namubwira nyahawe n'uwo mutabyumva kimwe Misezi Y. Atayo ni amagambo y'abagore, rekana n'icyo kigoryi nta kintu kiriho, yakubeshye cyane. Kugeza aho Godfather niboneye umwanda wa Misezi X n'uyu mukobwa wa Emeline. Uyu nguyu Emeline ko nta muntu ajya gutangira ikirere ko ibintu babyifatiye kandi ku bushake, hanyuma wenda akabiryozwa niba yanduje ikirere, niba sinzi niba ibi byaha habaho guhanwa, uwo ngo njya numva ngo kubifata ngo ntacyo bitwaye, ngo kubisakaza nibyo bigize icyaha. Hanyuma ko ba nyir'ubwite babyifatiye kandi ko bavuze ko bagomba gufata video bakabishutinga, umva ukuntu abivuga. reba ari kunkura mu bintu Emeri waretse kunkura mu bintu atari ibyawe. Diane yarambwiye ngo njye mbirinda kandi izina ry'Imana mbwira ko iyi video kandi ate sobanumye ngo njye nkurindira ibintu yarasa kubirinda rukunkura Emeri ngabanya ubwoko icyo gihe kubikoraho unashyiraho ingufuri kurasarinde kuri ntoki ni ikirere none se wigende kuri kunkurakoraho Emeri mu kibuno ariko Emeri rinda ndakuniya none kubera urukundo ashaka usiko mbizi bya kubera ubwanzu ni urukunkuraako ndashaka ibintu ngari turafata video nta kibazo ngabwira ngo inga kamera Turafata video ati nta kibazo, ahubwo setinga kamera. ngari turafata video nta kibazo ngabwira ngo inga kamera ariko Emeri waretse ibintu byatetse kandi kubirinda akuze Emeri ukuri seriye Aba ni ba bana badafite ikintu baruzinga bro. Ariko izina rya Misezi X yitendetseho agiye kumuta ibyapa 4. Turi kumwe, agiye kumuta ibyapa. Ibi ngibi byagiye hanze, uyu nguyu nta kintu ahomba, ahubwo Misezi X ofude. Ari kumva nkubwire rero, ufite izina rikomeye nibyo, ariko twarakurabuye. Ngiye mu mezi anashize nkimara kubona ubu butumwa nabugejeje kuri nyir'ubwite arabinegirije, arabisuzugura. Muve kuri ibi ngibi muri kureba by'ubugoryi biranga, muri kureba my friend. Ibi biboro nibidakumirwa bikajya hanze,
muraza gusanga mu izina rya kasamutwe ry'umuyobozi w'umujyi wa Goma ariwe nikomeye w'umujyi wa Goma. Harya ba meya babita gute mu ntuza mu burugumesitiri burugumesitiri wa ville de Goma. Emerine urabizi ko yafashe amashusho yawe yarangiza akayatwarira umwami wo mu munigi, akamubwira ati ndabizi ko utumvikana na burugumesitiri wo mu mujyi wa Goma, reka tumuti ibyapa ndamufite ngibi ibintu bye. Umuhungu wa mwami aravuga ati reka 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 kasi nabona umugabo mugenzi wanjye aseba bro. Aravuga ati Godfather arabizi ko ugira urugambo, genda umbwirire burugumesitiri ko arapfuye birarangiye igikorwa kiramuhitanye. Singiye kuraba burugumesitiri aravuga ati va ku makoro yo wamuginga ngo ni umuhungu wa mwami wo ngo nta kintu na kimwe yambwira, afite ibindi ashaka n'urugambo. Uyu mujene rero wowe nubwo reka nkubwize ukuri ibi biboro nibijya hanze. Nturire nturire kuko twakurabuye mu mezi 4 ashize ngo wirinde uyu mukobwa. Urabyanga none dore ibiboro byawe ntabwo birajya hanze. Kumira hakiri kare, nudakumira ibyawe isi igiye gukota. Wibuka uwo uriwe, wibuka uwo uriwe. Narakurabuye mu mezi hafi anashize my friend. Dore hagati aho reka manze namamaze niba uzi ko utari mu Rwanda